Haleluya. Uyu murimo Pawulo yari yaratangiye ntago rwari urugendo rugororotse hoya. Aha hantu yahuriyemo n'ibizazane. Ibyo bizazane ndagira ngo tubyige twumve uburyo mu murimo w'Imana rimwe na rimwe habamo ibintu twakita nk'amakorosi, ibigusha, habamo ibigeragezo. Pawulo agiye kubanza tugaragariza ibigeragezo yahuye nabyo, maze natwe twumve ibigeragezo tuzahura nabyo muri uyu murimo w'Imana. Haleluya. Ndagira ngo twumve ibi bintu twitonze, tubizirikane. Pawulo aratangira avuga ngo ibihe bitatu abayuda bankubise inkoni 39. Pawulo yagezwaho akubitwa inshuro 3 inkoni 39. Tekereza izo nkoni ari mu murimo w'Imana. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane tugiye kuziga muri iki cyumweru cyose, aho tuzaba turi kurebera hamwe icyigisho kivuga umurimo ukomotse ku rukundo. Hari urukundo Pawulo yakundaga itorero ry'Abakorino bituma aryandikira inzandiko zigera kuri 2. Urwandiko rumwe muri izo nzandiko twamaze kurubona. Twamaze kureba bimwe mu bintu bigize rura rwandiko, uburyo yakundaga rira torero, uburyo yashakaga yuko bakizwa, uburyo yashakaga yuko ibyaha byari biri muri rira torero birivamo. Uyu munsi tugiye gutangira icyigisho kibanziriza urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino. Ariko mu gahinda kenshi uru rwandiko niko Pawulo yarwandikanye. Pawulo yatangiranye amagambo ababaje abereka yuko atewe agahinda n'ibibazo byari biri kubera muri Korino, nuko abandikira urwandiko rwa 2 kubw'urukundo yabakundaga. Ariko urwo rukundo nidukomeza kugenda twigura urwandiko rwose, tuzabona uburyo urukundo Pawulo yakundaga abanyekorino rushushanya urukundo Yesu Kristo akunda itorero rye n'uyu munsi wa none. Natwe turasabwa kwerekana urwo rukundo kugira ngo abantu batuzengurutse bose bumve ijambo ry'Imana kandi babashe kubaturwa ku byaha byabo. Ndagira ngo mbibutse yuko mu cyigisho cy'ubushize twarebaga uburyo umuzuko wa Kristo ari ingirakamaro kandi ufite imbaraga ku buzima bwacu. Ariko uyu munsi wa none tugiye kwiga urukundo ruhebuje, turebe umurimo ukomotse ku rukundo uburyo bumeze. Mbere yuko dutangira icyigisho cyacu cy'uyu munsi cyo kwisabato nimugoroba, reka tubanze dusenge. Uwiteka, turagushimye turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bukomeza kubana natwe. Tugushimiye yuko waturinze mu byigisho byabanze, tukaba twarabashije gusobanukirwa ubutumwa buri mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino. Turifuza kumva n'ubundi butumwa buri muri uru rwandiko rwa 2. Uwiteka, uzaduhe kurukurikirana, uzaduhe kurwungukiramo byinshi mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nakomeje kubibabwira, uyu munsi tugiye gutangira icyigisho gishingiye ku rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino. Tugiye kureba bimwe mu bintu by'ingenzi twabasha gukura muri uru rwandiko igihe uzajya uri gusoma runo rwandiko. Amen. Hari ibintu ugomba kuzirikana. Umurimo ukomotse ku rukundo. Uyu munsi ndagira ngo dutangirire ku magambo Pawulo yandikiye Abakorino ari gutangira kino gitabo cy'urwandiko rwa 2. Yabatangiranyije amagambo ateye agahinda, abereka agahinda yari afite. Reka dusome amagambo ari mu rwa 2 rw'Abakorino igice cya 2 ku murongo wa 4. Pawulo yanditse aya magambo avuga ngo nabandikiye mfite agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi wo mu mutima. Haleluya. Arakomeza ati ndarira amarira menshi, icyakora si ukugira ngo mbatera agahinda, ahubwo ni ukugira ngo mumenye uburyo urukundo mbakunda ruhebuje. Amen. Yaberetse uburyo yabandikiye rura rwandiko afite agahinda mu mutima, ababaye cyane, ariko akavuga ati si ukugira ngo abatera agahinda, ahubwo ni ukugira ngo abereke urukundo abakunda ruhebuje. Amen. Imana itugirire neza. Pawulo yakundaga iri torero ry'Abakorino ku buryo atifuzaga yuko hagira umuntu n'umwe uzimira. Niko kubandikira runo rwandiko afite agahinda kenshi. Arababwira ati uru rwandiko mbandikiye ntago ari urwo kugira ngo mbatera agahinda, ahubwo ndifuza yuko mumenye urukundo mbakunda. Amen.
yarakomeje rero aha hantu Pawulo abandikira runo rwandiko abahishurira iby'Imana yari yaramusabye kubereka. Intumwa Pawulo buri gihe ntibyabaga bimworoheye mu gihe yari ari muri uriya murimo. Hejuru yo gufungwa ndetse n'ibihe biruhije yari yaranyuzemo, yongeye kwandika ati, ibihe bitatu abayuda bankubise inkoni 39. Haleluya. Uyu murimo Pawulo yari yaratangiye ntago rwari urugendo rugororotse hoya. Aha hantu yahuriyemo n'ibizazane. Ibyo bizazane ndagira ngo tubyige, twumve uburyo mu murimo w'Imana rimwe na rimwe habamo ibintu twakita nk'amakorosi, ibigusha, habamo ibigeragezo. Pawulo agiye kubanza tugaragariza ibigeragezo yahuye nabyo, maze natwe twumve ibigeragezo tuzahura nabyo muri uyu murimo w'Imana. Haleluya. Ndagira ngo twumve ibi bintu twitonze, tubizirikane. Pawulo aratangira avuga ngo ibihe bitatu abayuda bankubise inkoni 39. Pawulo yagezwaho akubitwa inshuro 3 inkoni 39. Tekereza izo nkoni. Ari mu murimo w'Imana, kubw'urukundo yakundaga itorero, yemeye gukubitwa izo nkoni zose. Arongera ati ibihe bitatu nakubiswe inga. Yarongera kubitwa n'ibindi bihe bitatu inga. Arakubitwa. Igihe kimwe natewe amabuye, yageze n'igihe nawe yatewe n'amabuye. Haleluya. Ntabwo ibihe byari bimworoheye mu gihe cye. Umurimo wa Pawulo ushobora gutekereza yuko yari yorohewe, ariko ntabwo yari yorohewe habe namba. Ahubwo mu bihe bye byose habayeho kugeragezwa, ariko akomeza gushikama kuri Yesu, abwiriza ubutumwa yari yizeye. Haleluya. Aravuga ngo ibihe bitanu inkuge zaramenetse. Ayiwe, naraye imuhengeri nirirwamo. Mbega n'igihe yabaga ari mu bwato, hari igihe bwamupfumukiragaho akagwa mu mazi, akarara imuhengeri akirirwamo, mbega akirirwa mu nyanja byamugoye. Ariko icyo gihe yarabyihanganiraga kugira ngo ajye gukunda kubwiriza ubutumwa bwiza. Natwe uyu munsi tuzahura n'ibituguhora, tuzahura n'ibintu bitubabaza, ibitugerageza bibe byinshi, ariko tugomba gushikama ku Mana, kuko ariyo yaduhaye uyu murimo, ni nayo izatubashisha kuwusohoza. Amen. Arakomeza atubwira Pawulo ibintu byamubayeho muri rura rugendo rwe kugira ngo natwe tubyumve. Nari mu rugendo iwacu, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi. Wumve akaga yagiye ahura nako. Ari mu rugendo akenshi yakunze kugwa mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi. Mbega Pawulo yahuye n'abambuzi benshi bamugirira nabi. Nawe uzahura n'abambuzi, nanjye nzahura n'abambuzi muri uyu murimo w'Imana. Haleluya. Arakomeza aratubwira ngo mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani. Yahuye n'akaga gatewe n'abambuzi, abiwabo, abapagani bose bamugiriyeho ibintu bibi cyane. Aba bantu bose yakomeje kubihanganira kubw'umurimo yari afite wo gukora, kubw'ibintu yashakaga kubwiriza abanyikorino ngo bahinduke, kubw'ibintu yashakaga kubwiriza twebwe ubwacu ngo uyu munsi duhinduke. Izi nzandiko si abakorino zandikiwe ubu, natwe ziratureba, nitwe bakorino b'iki gihe. Mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati. Haleluya. Yahuye n'akaga kenshi gatewe n'impamvu zitandukanye, haba abamuzengurutse, haba abamuri kure. Abantu bose bamugeragezaga bashaka ko yava muri uyu murimo. Amena. Satani yakoresheje imbaraga zose zishoboka, abinyuza mu bamuzengurutse, abinyuza mu nshuti n'abavandimwe, kugira ngo umurimo wa Pawulo utagerwaho. Ariko Pawulo arenga, akomeza gushikama ku Mana, umurimo w'Imana arangiza awusohoje, ubutumwa bugeza ku Bikorino. Natwe uyu munsi tuzahura n'ibitugerageza byinshi, duhure n'akaga kenshi gaturutse impande n'impande, ariko tugomba gushikama ku Mana, ikazatubashisha gusohora umurimo wayo. Agiye kutubwira bimwe mu bintu byamubashishije. Ese Pawulo yakoze iki kugira ngo abashe gutsinda? Hari ibintu ngira ngo nawe uze kuzirikana muri iki cyigisho gitangira icyumweru byamubashishije gutsinda biriya bibazo byose n'ibigeragezo byamubayeho mu murimo.
ikintu cya mbere yaravuze ngo nabaye maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi. Haleluya. Yabaye maso kenshi. Uyu munsi wa none dukeneye kuba maso, ibintu biri kuza byose tugaharanira kubirwanya. Haleluya. Nituba maso ibintu byose tuzabasha kubitsinda. Yesu ari kumwe n'intumwa ze agiye gusenga, arababwira ati mube maso mutagwa mu moshya. Ariko za ntumwa eshatu bari kumwe na Yesu zageze aho zibonye atinze arimo arasenga zitangira gusinzira. Haleluya. Uyu munsi wa none abantu benshi turasinziriye kandi ari mu gihe twagakwiye kuba turi maso. Ariko Pawulo intwaro imwe yatsindishije biriya bintu, yabaye maso kenshi. Ikindi yatubwiye, ngira inzara n'inyota. Pawulo yahoranaga inzara n'inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Natwe uyu munsi turasabwa iyi ntwaro. Nitumenya kwiga ijambo ry'Imana tukarigirira inzara n'inyota, tuzabasha gutsinda ibigeragezo byose. Nyamara mu gihe giheruka turabwirwa yuko hazabaho inzara itarigeze kubaho, habeho inyota itarigeze kubaho. Nyamara ngo iyo nzara ntabwo ari y'ibyo kurya bisanzwe, hoya azaba ari inzara y'ibyo kurya by'umwuka, n'iryo jambo ry'Imana. Ariko Bibiliya iratubwira ngo abantu bazarishaka baribure, barishakishe mu misozi no mu bihanamanga, bajye ku nyanja bave ku yindi bajye ku yindi, babure ijambo ry'Imana. Bashakisha abapasitoro babigisha bababure. Iyi nzara izatera. Ariko uyu munsi turasabwa kugira inzara n'inyota uyu munsi, kuko hakiri ibyo kurya n'ibyo kunywa byo kunywa. Mugenzi wanjye, ndagusabye ngiyi nzara nawe uyigire yo kujya wiga ijambo ry'Imana. Nirirwaga ubusa kenshi. Pawulo yiyirizaga ubusa akanasenga. Ariko uyu munsi wa none abantu ntibashaka gusenga, ntibashaka kwiyiriza ubusa. Ikindi, nicwa n'imbeho nambara ubusa, ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemera iminsi yose. Ikindemerera iminsi yose ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Pawulo ibintu icyari kimuraje inshinga kwari uguhagarikira umutima itorero, amatorero yari ariho muri icyo gihe. Uwo munsi, iyo minsi yabaga ahangayitse ari kwibaza ati ese itorero ribayeho rite? Haleluya. Iki cyumweru tugiye kwigira hamwe uru rwandiko rwa kabiri, turutangire paka igihe tuzarusoreza, ariko turebe bimwe mu bintu by'ingenzi Pawulo yatwandikiye tugomba gusobanukirwa muri uru rwandiko. Tugomba kuhabwa uru rwandiko rw'inzira rudusobanurira uburyo inzira iteye, uburyo Pawulo bayiciyemo ab'igihe cyabo. Natwe uyu munsi wa none nibwo buzima tugomba kuyinyuramo. Iyo nzira tugomba kuyinyuramo kugira ngo tuzagere i Kanani. Rero icyo tubona mu nzandiko ze yandikiye Abakorino ni ibintu bimwe byatumaga ahagarika umutima. Icyo kintu ni kimwe, itorero rye. Nyamara kandi muri ibyo byose urukundo yabakundaga ntirwacogoraga. Nubwo yahuraga n'akaga Pawulo, nubwo yahuraga n'ibimugerageza, urukundo yakundaga itorero ry'Abakorino ntirwacogoraga. Nubwo yajyaga kubabwiriza bakamutera amabuye, bakamukubita inkoni zigera muri 39, ibihe bitatu, bakamukorera ibibi byose, ariko Pawulo urukundo yakundaga Abanyikorino n'amatorero yari ariho muri icyo gihe ntabwo rwacogoraga. Natwe uyu munsi turasabwa gukunda uru rukundo amatorero, tugakunda bene data uru rukundo, kuko uru rukundo rushushanya urwo Kristo adukunda. Haleluya. Kimwe nuko urukundo Kristo adukunda rutajya rucogora. Mu by'ukuri ni Yesu Kristo Pawulo yigiyeho gukunda amatorero, urukundo rugaragazwa urwo Yesu Kristo yakunze itorero. Haleluya. Uyu munsi wa none tugiye gutangira kwiga icyigisho kivuga umurimo ukomotse ku rukundo. Pawulo umurimo yakoraga ntago wakomokaga ku byo yinjizaga, hoya. Mu rwandiko rwa mbere twari twabonye yuko Pawulo nta nubwo yahembwaga n'uyu murimo, nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo abakora umurimo bagomba gutungwa nawo. Ariko Pawulo yatugaragarije ko we ubwe yakomezaga kuboha amahema agakora n'imirimo isanzwe kugira ngo ahembwe. Ntabwo Pawulo yakoraga uyu murimo kugira ngo ahembwe, ahubwo ni umurimo ukomotse ku rukundo. Haleluya. Uyu munsi wa none natwe turasabwa kwinjira mu murimo w'Imana, tukagarurira Imana abazimiye, bityo Imana ikazatugororera. Mugenzi wanjye wo dukurikiye, ushobora kuba waragiye kure y'Imana, ariko nta hantu Imana itagukura. Imana igutegeye ibiganza, irifuza kukwakira ngo ugaruke mu bayo. Haleluya.
rero reka dusoreze hano icyigisho cyacu, ariko tugira ngo tubararikire gukurikirana ibyigisho byacu, kuko tugiye gutangira ibyigisho byiza, aho muri iki cyumweru cyose tugiye kujya tubana twiga ijambo ry'Imana, twiga uno murimo ukomotse ku rukundo. Ese twe twawukora gute? Amen. Rero si nahawe nahanjye kugira ngo tujye tuboneka, ndifuza yuko mwajya muboneka muri benshi, kandi ubutumwa mukabugeza ku bandi, nabo bakiga ijambo ry'Imana rikabageraho, benshi muri bo bagakizwa binyuze muri wowe. Reka rero dusoze dusenga nk'uko twatangiye dusenga. Uwiteka, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko wabanye natwe muri iki cyigisho. Turifuza gukora uno murimo ukomotse ku rukundo nk'uko Pawulo yawukoze. Muri iki cyumweru cyose ibi byigisho tugiye gutangira, uzabane natwe, turinde mu izina rya Yesu. Amen.